ibipeti byose twakinanye del winyambika nahinduye style shumi homi nahinduye jeez ibipeti nasize inyuma tuba tugihuza bikunama na puta yandutira mama uramvugura nzikomora ndikahme kombyuka ruko numvisha hakme fone morana ngo kwama ndeba bakunzi ba Iwacu Family TV nizere ko mukomeje kugubwa neza mu bice bitandukanye haba iburasirazuba iburengerazuba amajyepfo cyangwa se ndetse amajyaruguru diaspora hanze dushizemo nk'igihugu nka Canada cyangwa Belgium mu Bubiligi cyangwa Espagne n'ibindi bihugu bitandukanye nizere ko mumeze neza kandi turabashimira kubwo kukomeza kudukurikira kuri channel yacu bayita Iwacu Family TV. Nimba utarakoze subscribe ari ubwa mbere uri kureba kino kiganiro cyo kuri channel yacu wakora subscribe kugira ngo then next ni abasha kugira ikindi gisoka gisohotse kuri channel yacu uzabasha kukibona kugira ngo bikorohere kujya ubona notification muri telefone yawe ijyanye na YouTube channel yacu. Murakoze. Uyu munsi dufite umutimirwa wacu aratangira twibwira amazina ye icyakora. Uyu munsi turi mu kiganiro cy'Imana. Ikiganiro cy'Imana cyo Rising Talent umuntu akabasha kuba yatwereka ikintu kimurimo n'urubyiruko rwacu niyo mpamvu tugomba kuruha amahirwe rukagerageza kutwereka ibirurimo nyine kugira ngo abanyarwanda babashe kuba baruha amahirwe narwo ruzamuke mu ntera mu nzego kugira ngo mubashe kugira ngo mugubwe neza n'impano y'urubyiruko rw'abana b'abanyarwanda. Murakoze komeza ukurikirana amakuru yacu kuri Iwacu Family TV. Murakoze kugaruka none kuri channel yacu bayita Iwacu Family TV. Komeza ugubwe neza n'ibiganiro biteguye neza bifite ubuhanga n'umwihariko na content nziza cyane yo guteza impano y'urubyiruko rw'abana b'u Rwanda. Murakoze cyane. Uyu munsi turi kumwe n'umujene aratangira twibwira amazina ye n'ibintu akora impano yimeze gute kugira ngo tubashe kugira ngo tumenye ngo urubyiruko rw'abana b'abanyarwanda bafite impano zimeze gutya na gutya. Karibu mu kiganiro. Blessing. Blessing ni ukuvuga gute? Imigisha wallahi nagushona. Okay. Amazina bakwita? Amazina yanjye nyine nkoresha nk'umu artist banyita D Montana. Amazina y'ababyeyi umva ni David kabisa. Ni David. David ni byo wahinnye ibi. David amazina yombi se? Oya Ishimwe David. Ishimwe David. Niyo bwiswe n'ababyeyi. Iryo buhanzi ni? Ni D Montana. D Montana. Uhanga ibijyanye n'iki? Umva ngiye nkora ibintu byose ariko cyane cyane hip hop nyine ndumu young rappers nyine uri kuza umva muri make uhanga umuziki? Ukora injyana imeze gute na gute? Ya drill rap nyine ariko na R&B nabishobora ariko ntago byo fitinga muko ntago fitingamo neza. Okay, none se utuyagana uherereye hehe? Yewe muni hani Nyamirambo kabisa hano ku isoko ry'Inyamirambo. Mu rugo ni Nyamirambo? Nyamirambo wagana hehe? Nyamirambo ari nini cyane. Nyamirambo hano ukivuga ku isoko rya Nyamirambo barabizi bana. Hano hafi yo kwa Gisimba menya? Naho ngaho kabisa. Hari yagutya hani Nyamirambo nyine. None ugiye kutuganiriza urugendo shuri rwawe rw'umuziki. Utubwira ati nyine urabizi ugiye kutubwira imva n'imvano y'ukuntu winje mu muziki. Ubiganiriza abanyarwanda kugira ngo abanyarwanda bamenye ngo aka kanya niba ari D Montana ati umuziki we yawutangiye gutya na gutya. Nicyo kintu ngira ngo ugaragariza abanyarwanda ese witinyutse ryari. Wawutangiye ryari. Byakujemo gute. Ndagira ngo ubisonere abanyarwanda magambo arambuye. Ya kabisa umva ubundi reka mbanze mbakubite flow bumve ibyari ibyo bintu ubundi twagiye. Ibipeti byose twakinanye del winyambika nahinduye style shumi homi nahinduye jeez ibipeti nasize inyuma tuba tugihuza bikunama na puta yandutira mama uramvugura nzikomora ndikahme kombyuka ruko numvisha hakme fone morana ngo kwama ndeba bujyanya ko ngewe mburyo umuziki rero nawinjiyemo. Tugarukiye aho ngaho reka nkubaze ko akaboro utayemo. Akaboro niho kiyandikira man. Ndiyandikira ngiye kabisa. Niho wiyandikira? Nta nyunganizi igufasha ku ruhande? Wapi kabisa. Habe namba? Wapi. Niho basha gucreatinga. Nago mba nanze support ariko mba numva ibintu niyandikiye nyine ari nabyo mfata vuba kurusha ibyo wanyandikira. Biterwa n'injyana rap bisaba ngo wiyandikire tu. Bivuze ngo iyo mano uranayifite yo kwiyandikira. Ngiye twahimba aka kantu hano nkahita ngukubita froze z'aka kanya tutagiye kure. Oya n'ubundi ni ibintu byiza niyo mpamvu natwe twashizeho ikiganiro cyo kugira ngo abana berekane impano zabo b'abanyarwanda sibyo ko ni ibintu byiza kandi ndakeka yuko u Rwanda rurabakunda sibyo niyo mpamvu rero rugira ngo namwe mugire ikintu murukoraho mu bijyanye n'impano zanyu
muruteze imbere. Ni byiza cyane nimba wiyandikira indirimbo kandi ikomereza aho ngaho courage. Wakomeza noneho ukatubwira urugendo shirwaye rujyanye n'umuziki, ukuntu wawutangiye gute, ukuntu byaje kukuzamo ugatinyuka ugashabuka nawe ukavuga ati na umu artist. Njye rero uburyo umuziki byanjemo, njye ntago nari umuhanzi kabisa, sinkubeshye. Njye ubundi njye mbere nikiniraga football kabisa, mva ndi umukinnyi wa danje byatari ari byo bintu bindi mu maraso, urumva. Ngiuka saa 12 nkajya gukubita match ahantu, umva nyine umupira n'ahantu nakinnye umupira, ariko nyine man umupira haje kubamo challenge gato, tukina match baramvuna n'iki, man nyine mbona nabyo nangiye kubyanga, mbyanze. Icyo gihe rero twakiniraga kuri tapi ndi kumanuka, nyura rafiki yabaye utuntu tw'udusho, mbona abapeti bari kubyina, bahita bano ibi bintu ni ibiki man, ndabanga niwe noneho ngiye kujya. Nkunda kubyina nyine, like bimfata nk'amezi 3 nyine mbireba gusa. Njye ntabwo nigeze niga kubyina, nuko bireba gusa. Bishiduka mvuye mu mupira ngiye mu kubyina, ndabyina nyine, like ma kubyina nabyo biranga. Nyine urumva kugenda ukura, ari ibintu itari ibyawe, ugenda ukura ibintu bigenda bikuvamo tu. Kabone nk'abapeti bari kubyina ubwo ni imyaka man, igihe nikigera nabo bazabona ibyabo. Noneho njya mu muziki, ariko umuziki wo nahuriye n'ama challenge bro menshi cyane. Uragenda yabwiye abanyarwanda rero challenge ya mbere nawe no muziki umva njye nabonye, noneho reka ngutere story. Ntacyo kabisa mbwiye. Njye noneho mu muziki nkiwujyamo bwa mbere, nkiwujyamo ngikubita furahan. Twari turi muri shahano man, hari abantu benshi bamaga performance gato nk'umuhanzi, sibyo? Bamaga performance gato nk'umuhanzi, hari abantu benshi abakire baje kuryoshya n'iki man, nyine umukire arankunda bravo, uyu mwana ngiye ngombe muteze imbere. Bari baguhaga performance ahantu haza umukire. Oya, nkuko aba event runaka harimo aba sponsor abakire, ugakubitamo flow, aho uri umuntu ufite ibicoka, wow ura mwana ngiye ndamushaka. Noneho ngiye cyari ikigore. Cya kimere? Cya danje, umva cya danje. Kikuruta nyine? Kimere nyine, ntose urumva ni kimere. Noneho ngewe icyo kimere kirambwira, twarangije show kirambwira ngenda gushaka, kandi noneho kima info zacyo kirambwira ati ngo ngewe man ndi mu diaspora nyine, urumva mfite ama company hanze, urumva man dukoze ibintu byaryo tu. Ngewe nakujyana muri rebo yanjye, ngewe mba hanze nibera muri za hano Uganda, arambwira ati ngo we nzakugira umusani wa danje nagukunze. Aba muri Uganda? None se mwembwe wari wahuriye nawe? Nyine ngewe nk'umupeti wari ufite inyota y'ubuhanzi, nagiye ahantu haberaga show, ngenda negera umudije ndamubwira man mbabarira umaga aga performance gato. Aga performance niko guhuramo n'uwo mugore? Nago nabyita ko twahuye, we yaranya approachinze arambwira ati ngo wowe ndagushaka. No akimbwira aranshaka, ndagenda ndasara home ndabakwepa, ngenda home batazi ibyari byo. Navuze aho ngiye bitewe n'inyota y'ubuhanzi nari mfite. Mane yo mbitekereje man, nyine urya nacitse mu biba bibabaje kabisa. Aho sereka nkubaze, iwanyu mu muziki baragushigikira? Iwacu mu muziki ubu ngubu kabisa, iwanyu mu rugo ngiye nyibitangira babyitaga ubusazi, babona bisekeje. Ariko iyo babonye ukubisa ahantu man gake gake, bagenda bavuga ati ngo wallahi umva, nubwo bya bintu tuba tubiseka, nyamara wasanga bakaba bati ngo wasanga, ariko ndabizi one day bazemera, noneho bavuge ngo n'isambu turayiriye, genda ukora umuziki. None se nukuvuga ngo sibyo? No story yanjye nago yari irangiye. Nkwepa home, nkwepe home tujyana hanze. Twarajyanye. Mwajyanye hanze? Mu kigihugu? Mu Bugande man. Mu Bugande? Okay. Noneho tujyanye hanze man, yari umukire koko. Man yari n'umugore wiyubashye mwiza, ngiye mbona arenze na Shadibu, ngiye umubonye physical. Bivuze ngo nawe wari wahengamye? Nari nahengamye, ariko nkabona kiranduta n'iki, yewe nkagifata nkande so. Ariko none ibyabaye, story y'uwo mugore yari itangaje bro. Byaje kugenda gute? Story y'uwo mugore ngiye twaragiye tumarana nk'iminsi 2. Man nyine arandambwira, none se ko wambwiye ati ngo nzaza hano mfashe mani, ko mbona nta kintu utaratangira kumbwira.
nyine ntangira kubona ibintu nyine naje niteze ntabwo ndi kubibona noneho nkabona yaranahindutse nkibaza se wallahi yarahindutse se mu buhe buryo njye nyine uburyo twazanye tumeranye ntago ariko twageze iwa kimeze mwagezeyo rero iwe ahinduka mu buhe buryo arahinduka umva nyine najya mubwira ikintu wabona ntari kubyumva vuba niba yarazi ko nta buryo nabona ntahamo nyine akajya manjye noneho byageze uburyo manjye mu kwepa noneho nkamera isubu nk'iki nk'imbo muri icyo gihugu bro nkazenguruka uriya wamucize utazi niyo ugiye kubera uburyo yari asigaye anote zanditse ko ngiye kuba umusitari w'umumanager wa dani ntabwo wagerageje kubwira mu rugo se ntoya ntari kubabwiza ikize nagiye ndi umupeti kandi ikindi nari natorotse nari ndi kuvarekana umutoroke nshakisha amakuru nzongere nitahire mu rugo rero urumva mbaho mu buzima bubi kubera umuziki nyine ni ukwihangana cyane we ndumva rero nari ngiye kubaza ati imbogamizi gusa niyo ni imbogamizi wahuye nayo mu muziki gusa ndakeka yuko hatabura izindi ntabwo habura izindi niyo mpamvu ngira ngo ugerageze kuzibwira abanyarwanda imbogamizi wagiye uhura nazo mu muziki kuba waza nyine muri talent yo kuririmba ukitwa ngo umu artist ugatangira wenda ntibiragera kure ariko ndakeka yuko nukomeza gupushingamo imbaraga sibyo aka kanya umugenda kuzi ariko nukomeza gukora bizagenda bicamo fresh sibyo nagira ngo rero ubabwire imbogamizi wagiye uhura nazo mu muziki njye imbogamizi nagiye mpura nazo mu muziki nyine nuko imbogamizi ya mbere nayo nuko ngiye nyine nk'abantu bari bazi ko nta ibintu byo kuririmba atari ibyanjye n'iki bakibona nyikubisa akaboro ka mbere hanze barasetse aho kubyishimira nyine barabiseka barabaye babaye umuhanzi bumvaga yuko bidashoboka bavuga ikintu kimwe kibarabaye ngo aba swing zabaye ubuhanzi kabisa umva baravuze ngo swing zabaye ubuhanzi oya bati ngo noneho ubuhanzi bwabaye swing buri muntu asigaye ataho swing akumva ko yabaye umuhanzi nyine tu abantu benshi n'ubundi no muri famiye akenshi umwana ngo wabaye umuhanzi kubera icyo bahita bavuga ati ariko ngo ni ibiyobyabwenge we ntabwo bigeze bakubwira ati ngo ni ibiyobyabwenge watangiye gufata cyangwa se nimba utatangiye no kubifata ngo ejo bundi uzaba watangiye kubifata kubera njye nakubaganaga ibintu byose mbijyamo baravuze ati ngo n'ubundi buracya wabivuyemo ntabwo bigeze babitindaho tu ahubwo ibyo bitinda mu gihe baba bazi ko uri umupeti utuje bakabona none ugiye mu kintu kigiyemo nibwo babitindaho tu nawe iyo bazi ko uri umusazi ujya mu bintu uvamo bati ngo mani nyine wasanga ari imyaka iri kumushuka sona arabivamo kabisa none se nk'uko wagiye ukina umupira ukawukina nkeka ko wari uwuzi nimba ntibeshye umupira warawukinnye ukina igihe kingana gute yewe nawe utangiye gukina umupira mfite imyaka 11 mu kademi hano ku stade regional uhagarisa igihe ki ufite nk'imyaka 15 uza kubyina nabyo urabibyina njyewe nabyinnye nabyo kubyina nk'imyaka 2 wenda ubwo urumva 17 none se mu bintu bijyanye n'umuziki wawe wa buri munsi urateganyeho kuzahindura bitewe wenda na challenge uhuye nazo cyangwa se uri tayari kwihangana ukaguma mu muziki ukaririmba mpaka umuziki ntabwo ugora ntabwo ari nk'uko wajya kubyina cyangwa urega kubyina ni ibintu ubona kubyina njye nyine bigaragarira umuntu neza ariko njye ntabwo ari ibintu naha nyine agaciro cyane nk'aho byagera ntibikugeza kuko kubyina ababyinnyi cya mbere ni benshi ariko nk'ubuhanzi hari igihe ugwa ku kaboro kamwe mani ugahita upushinga ugahita ugaga ariko kubyina bro ababyinnyi ni benshi kandi kubyina rega ntabwo bigora ariko umuziki bro umuziki bisaba kuwiga ntabwo ari ibintu ngo ufate ikaramu wandike tu kubyina ariko ntabyiga nkabimenya umuziki wo kuwuzamo uri tayari yuko wiyumva yuko uwushoboye nimuvamo nzahita nipfira nyine ubwo nta kintu nzaba nsigaje ibintu byose nabigiyemo nsubu nzaba nsigaje iki noneho twihuse gato ndagira ngo nkubaze mu bintu bijyanye n'umuziki wawe byanga byakunda wumva indirimbo z'abandi ndagira ngo mbwire ngo umuntu wiyesipiraho nyine role model wawe mu bijyanye n'umuziki wawe ukora wa buri munsi kuva watangira umuziki ninde uvuga ati uyu nguyu uno muhanzi uyu n'uyu yaba mu Rwanda cyangwa se yaba hanze ni uwuhe wiyesipiraho ukavuga ati njye uyu muntu umurongo ngenderwaho ndumva ari we nakoraho kopi nka pestinga kuri behind yanjye njye rero ntakubeshye mu Rwanda nta muntu mbona nta n'umwe
umuntu mu Rwanda mufashe neza uravuga ati ngiye Bruce Melody wapi. Reka mubwire umuntu mu Rwanda mbona pe mbonamo icyitegererezo ni umuntu bita D Montana. D Montana ndetse kangobaza Bruce Melody ifoto ntabwo yagukomye. Uzi impamvu se batankoma suko badafite imana, ahubwo mba numva ngiye ubwanjye man nakubaka iryo zina akaza undi muntu nawe uvuga ati ngo cyaze uramupete. Okay ntari cyaze hanze ahubwo arahari okay nta nicyo kintu ngiye kubaza ati wenda mu cyiciro cyo mu Rwanda urambwira ati wapi wati umuntu urenze ngo ni D Montana. None ndagira ngo umbwire ngo hanze noneho umuntu wespira akavuga ati rumodo wanjye n'uyu nguyu hanze umuntu nespira ni Rodrich kabisa. Rodrich akora izihe njyana? Akora injyana za hip hop ariko like igenda nka trap apana ama-drill nyine tumwe yahogozamo kandi ari rap. Nawe nizo ukora se cyangwa ukora za ndetse ngiye kuba mwiyespiraho nuko nyine yankomye ntago ari uko byose ni rap ariko nyine ngiye nyine naramwikundiye tu. Waramwikundiye? Niwe ukoraho amasomo menshi? Oya ngewe like ngende umufana we ntago mwiyespiraho. Ngiye umuntu nespiraho ni nge nyine. Hari none wakuze umufana? Hari indirimbo ye waba uzi ngo yiririmbe? Bro. Birabyongereza ni byinshi hari igihe nakotora imbere ya kamera. Nyeka yuko wenda iyo ufite umuntu ukunda cyangwa se wiyespiraho wari se nkaririmba izanjye ko niyespiraho. Okay naribi tamu nareba kandi twumve naribi ibyari byo. Go baby, I'm pull up to the parade. Give me enough better energy. Pull out my Hennessy. Middle finger to my enemies. Baby, what's popping? She tell me don't a rapper. I know what she do. They see what's up. All my business copy paste. Bitch, I must try you right here wave. Navutse bwa mbere. Yeah. Tutavutse bwa kabiri. Njye wavutse bwa mbere kabisa muri iyi njyana umva njye nta wundi. Ni njyewe wenyine. Navutse bwa mbere. Abandi nyine ubwo n'ubwijana bwa kangahe. Ishize wose bakuje imbere. Bara nabapeti bana barakishakisha. Bara nabapeti. Bariya reba igihe batangiriye umuziki. Mareba ariko nyine nukuvuga ngo ishi kabisa uravuze ati ngiye ishi bigoma byose. Baramba respect mu myaka. Nawo mu miririmbere yo kabisa umva bari hasi. Uri tayari rero gutera ikirenge mu cyabo cyaho zari? Yabara nta kirenge cyo kubateramo. Umva ni ikirenge cya D kiri hejuru umva pa tukabita gutera ikirenge cya D. Apana cyazi cyangwa I. Okay twihuse gatoya rero turagira ngo utubwire imigambi urumva imigambi ufitiye umuziki w'u Rwanda. Imigambi niba bavuga ngo imigambi ufitiye mu muziki w'u Rwanda byo gukora nyine urateganya yuko ibintu uri gukora bizatanga uhe musaruro cyangwa se bizakora mpaka bigeze he? Nje imigambi mfitiye umuziki nyarwanda umva nukuwagura tukajya tureka kuyumvira mu Rwanda abantu ukagera hehe hose. Imigambi ufite nukuwagura urasobanura icyo kintu? None ndi mugambi mfite nukuzamura abapeti manje iyo ndeba by'abapeti bari hasi bafite imana man babonye support yo kuzamuka kabisa. Sinzi niba abo bahanzi bazeo bande nyine ngiye ningera hano ngera abapeti bari hasi kabisa bafite imana nuko bashingira rebomva bakazamuka noneho okay hariya mukanya ngo urasobanura iki? Akibo barumbye ati ngo nsobanura uburyo nza promoting umuziki wacu kagera hanze. Nicyo kintu rero nizihe mbaraga ubona abandi batashyizemo ushaka gushyiramo kugira ngo umuziki w'u Rwanda upushingwe ugere hanze? Ngewe ikintu ndabona bashyiramo nyine ntago agaciro babiha cyane nyine agaciro batabi kandi tubona yuko ishi aba yaje yasohotse akajya kuririmba urabizi Bushari yasohotse ajya kuririmba Canada baba basohotse babahamagaye ntago arifata ngo avuga ati ngo ngiye ishi maneze boro yanjye ngiye mu Bugande njyanye y'ingoma kandi urabizi ingoma biba bisaba kuzijyana ntabwo bazagukina batakuzi. Rero mu Rwanda baravuga ati baracyafite akantu ko kwiyemera ngo mareka dukore cyane ngo imiziki yacu izagera hanze bayikina kandi burya ugomba kuyibashyira bro ukavunika ariko ukayigezayo umva icyo kintu nicyo mbona kibura ngiye yumva imiziki nawe ufite plan yo kugira ngo ufate umuziki ujyane hanze bawumenye inahangaha oya mu Rwanda ho bizaba byararenze inahangaho bizajya kumenyekana muri Amerika mu Rwanda itasi bivuze ngo inahaho bagomba gukumva
na nabi waba unkunda waba unyanga uzanyumva. Uzakoresha iri ibanga ibanga nzakoresha mva ni innovation nkoze nka video se twiyambariye amababa twiyambariye ibiki amakoma uri tayari yo gukora video yambaye amababa ibyo bintu nta wundi wabijya bya bintu nyine abantu batinya nibyo uzana kugira ngo bibe bifite creativity. Twihuse rero tugana ku musozo watubwiye imigani imigambi ufite utubwira imbogamizi wagiye uhura nazo ndagira ngo noneho umbwire igitekerezo nyamukuru kivuye muri wowe kuri D Montana apana no rusange kijyanye n'umuziki ufite. Igitekerezo ngiye mfite sibyo manu kwagura umuziki mbere na mbere tu kuwagura nyine ma tugakora umuziki uryoshye man ariko ndi kuvuga nyine like young generation ko sindi kureba abakuru kuko bo niba baranabyishe cyangwa barabikoze bamaze kubikora ahubwo abapeti bari munsi cyatunga cy'abandi utaho gato man dukora ibintu birenze kuko iterambere ryaraje man ntago ari nk'abari abaniga batangiye gukora nyine ureba umupeti w'ubu man nyine ibintu akoze ku myaka ye ukabona man bijya kungana na bya bindi wawe ufite imyaka mikuru n'amazemo igihe kinini ngaho rero ukibaza wowe imyaka ye uzaba ufite uzakora iki. Yewe ikintu gitekerezo mfite mano gukora ibintu bya danje none tukazagera habo umva umuziki wacu barirwa muri Amerika kabisa state cyo gitekerezo mfite kwagura nyine kandi none n'ubufatanye ma umupeti wese zikuri umusani ma mukagirana inama mugafashanya mukaboostingana. Okay ntacyo urakoze cyane kabisa kandi wakoze kubana natwe kumva twabikunze kabisa ibintu ufite ni byiza cyane abanyarwanda niba gukundira bazaguhaye amahirwe den uzamuka ariko natwe biciye kuri channel yacu bayita Iwacu Family TV niyo gusupportinga urubyiruko rwacu rufite impano tugomba kubakora akantu nari nibagiwe kabisa Iwacu Family TV umva bless up kabisa muri abadanje nge narabibonye ibiganiro byanyu umva ndayamanika umva nemene kabisa moto indege mbagezeho Imana ishimwe kabisa nta kibazo. Noneho twihuse gato turi gusoza ndagira ngo bankubitiremo akantu kanyuma noneho akantu kanyuma ubwo ati kabisa akangaka n'akantu k'amahirwe mba blessinze nk'abanyarwanda mu gacyuri njya akantu nabatamo ni n'ingoma yanjye igiye kujya hanze soon kabisa ndagira ngo navuge n'ingoma yawe igiye gusohoka njyewe na platform zanjye bajye YouTube bandike D basiga umwanya Montana kabisa dusharingane serious okay none ingoma yanjye bayita face to face kabisa soon turabatamo face to face kabisa amaso ku maso urateganya kwisohora nka ryari umva mu matariki 10-15 kabisa turabatamo okay ndagira ngo bahema akantu gatoya kabisa twiho face to face yo chaka kubona imbwa zigize kongwe face to face yo face to face nigga face to face ninde muri imwe urenze mukome face to face yo icara wiga ibyo nkora nikora ubusizi mu Rwanda duhora dukora turaba boy bafite visona cheki kuri kariya feeling a bit nka father wa mama after shopping feeling gushya ukaraga asba gutaho cash iyi game na mikino G utegerwa ibiryo utanga ikibuno inayo mama mukene Amen Dimonta urakoze kabisa kubana natwe sibyo bro ubwo ngubwo nawe ubutaha next tuzaza kurebe no kumva ubwo nimba tuzagusanga nko muri studio katwereka ukuntu umuziki wawe noneho ukoramo ukereka abanyarwanda nyine uburyo ki wandikamo indirimbo uburyo mu ukorana na producer kugira ngo ubashe kwerekana impano yawe bibereke n'abanyarwanda ukuntu bigenda bikorwamo ku bantu batazi n'uburyo umuziki ukorwamo ubibereke nk'abahanzi ati bikorwa gutya na gutya urabitwemere ko tuzagusanga muri studio ukatwanira anyway kabisa ngenda ari umva you are welcome. Urakoze cyane gonga wabonde tudufunga ikiganiro murakoze cyane nimba utarakoze subscribe kora share like and comment komeza ubane nanjye banyita disi wagwane kuri channel yacu bayita Iwacu Family TV. What's going on?